uwambere yinjire. Waje gusaba akazi akaba ari gusinzira, nawe waje gusaba akazi kawe. Wagiye kwiryamira. Ndamuge. Kuyicara haje yundi. Ndamugiye. Usibye ibyo bisanzwe mu kazi. Uratinyuka kambira ngo bite ko musanze mu kazi. Ikinzanye se ntacyo uzi. Nyine kikuzanye nicyo nshaka kumenya. Nese bibagiwe ko kumvikanye ko ngomba kumakaza. Cyagenze biteze. Kuko twaryamanye. Ubwo se abakobwa bose naryamanye nabo ndamutse mbaye akazi nabona kampani mbashyizemo. Njye abakobwa bose mwaryamanye ntabwo bandeba. Icyambere nuko twaryamanye ukamba akazi ndaje ahubwo mbwira igihe nzatangirira. Akazi kari hano sohoka. Ngwiki? Sohoka hatagira n'umuntu kumva ariko. Ntabwo nsohoka ndavana ari kumpaye akazi. Hanyuma se njye naguhereye ubuntu. Ujya hari amafoto ufite cyangwa hari rekodi wigeze ufite igaragaza ko njye naryamanye nawe. Sohoka mvira mu kazi. Ndava hano ari kumpaye. Sohoka va hano. Hari sonere bajya vuba. Urakomeje se? Urabona ndimo gukina nawe sohoka hano. Ntabwo mva hano noneho utakamaye. Mpamagare polisi gusore hano. Njye twaryamanye wanyishyuye. Ibyo kuryama. Ibyo wanyemereye. Niba nta rekodi niba nta mafoto nta cyabaye sohoka hanze gira vuba. Mvira mu office sohoka. Sohoka hanze gira vuba hano sonere. Mwese ni gutyo. Genda. Sonere makaryamanye karyamane n'ihene. Sonere. Nisuje gusaba akazi. Wese washaka. Chenje gusaba akazi ko konta. Sakazi. Nese ushaka. Ibintu byose umuntu yanyemereye kutabwira ngo nta kazi ya. Anjye nawe nyine ngiri gutsindira akazi ka. Namuzamu bagende yaje gusaba ko busekirite. Ibintu byose namuhaye. Nahindaje gusaba ko manager ariko Yewe kurikiraho tutetu. Manager? Amagambo. Ntabwo waba manager wanjye. Wese barakuhaye. skubiye kuza Ntabwo uri bube manager wanjye iki kintu turati kimuzikanye. Genda yewe, genda batatwimuta twari twatinze. Ukurikiraho. Wowe se uko bigenze ute kuza utavuga? Ibaze umuntu Rero niba urushe ibintu bya hano dore turi gukurikirana. Bari wicara hano. njye ndumva nawe n'umuntu njyewe nakora bino wowe. Reka ngiye kumusekirite. Ese uko umusekirite tuzajya usekirita n'ibibuno by'abantu. Ngaho ese wanditse kuri moto. Next. Mwiriwe. Mwiriwe nawe. Amahoro. Simbizi. Amazina bayita Nabisababa. Ndetse ko nigeze nkubaza amazina ariko akazi dukeneye ntabwo dukeneye umuntu wambara rinete. Ambabarira. Ariko rinete nazikuramo dansike. Oya wizikuramo kubera ko buriya wazambaye kubera impamvu. Niba kwa muganga barakwambitse rinete bivuze ngo ufite ikibazo cy'amaso. Oya nshobora gusubirayo kuko nazambaye nacyo. Oya ibyo se yari ufite umwanya wo kugenda ukongera ukagaruka. Niba waje wambaye rinete nuko bazi kwandikiye. Sohoka genda. Ubu ngubu aba ari umwijyo reka mubazi. Wari wabona umukarani wambaye rinete? Wari wabona umufundi uri inzu yambaye rinete? Ni ukuvuga ko batarwara amaso se sohoka genda. Ngenje gusaba akazi kuko karani hano. Next. Sohoka nundi yinjire. Wa mugabo uriyemera. Reka niyemera ariko sohoka. Tumukarani. Sohoka. Avarira mugabo yewe ntawe ucishamo n'urushyi. Asoba ndicara tuvugane. Ubundi ufite iki? Ku buryo wumva ko naguha kano kazi. Mfite umusore mfite imyaka mike. Umusore bukenewe uza amaje yarimo araterura ibyuma hariya hanze kuki ntayatumiye se nkahamagara mwebwe. Ariko mfite experience genda rizi naramenye. Ibyo ntabwo bindebe experience ntabwo nzayishyura inzu mbamo. Ufite angahe? Turase ku ntego. Tirwa nawe bisaba. No kugira ngo uhabwe akazi n'ibihumbi 200 urabifite. Nimba muzajya mwishyura 200 dushaka kuyacamo ngo hano 225. Akazi ugiye guhabwa na akazi kazaya kaguhemba 250. Niba buri kwezi utazagira 250 nguheho 200. None se Wallahi mama wine yarabye kinyendaro ntabwo wabiza nawe. Nana kwasa niyo mashini mu mutwe. Ngoki ibi gawe kuki mumeze gutya ariko
ntabwo nahakaze discipline nkawe sohoka agenda hanze nanjye ntabwo naguha humura Security. akaya gufite uzakavaho uzakubora wowe uzazana n'inyo mu mazuru wowe wamwana haramuwe rero urasa gusa genda byiyogoshe nk'inkende gusa amabere twara amabyiru haramuwe byameze ntamu kuki reka kamera kamenyero Ese barabigenze. njye nababwiye ko ari ingeni nyingi banyine nicara kuri iyi ntebe kugenda we noneho niba yanyweye inzoga sinzi. next genda ibyo ufite bakazi yo kuba ako sino mutagwa Arakugwaho kandi. ninde ukwinjije hano nigeze mvuga ukurikiye izi z'abanga bari kumbwira ngo ubundi sininde wakubwiye ko hano tuhereza akazi abasinzi Navunitse mana yanjye. asizo n'inzoga gusa wanyweye. hano genda we nta kazi gahari nurinde waguha akazi umuntu usabwa ngiye kugira hariya kumukurikira uhuye mu security security we haguruka ugenda uva hano nta kazi kawe kari hano hano ugenda ninde wakubwiye ko hano batanga akazi babagaho abasazi ukurikiye nazi siwe muko ntabwo ari wowe ukurikiye icara hariya banga ukubwira ubwo mbwira ngo nicande uracyamfitiye icyizere Izo ni inzoga wanyweye cyangwa hano ushobora gusa rero utuye twimena akazi wabanjemo nabanjemo none se ugeze winjiramo wowe inzoga wazingaburiye hanyuma se uri kwigira ari iki n'icupa utanga rimwe wowe inzoga? wigeze ngo Ndanaturuka. wigeze usoma application reka ahubwo ndazohereje bakubwiye ibisaba kugira ngo ube bahabwa akazi barabimbwiye numva byose ndabyohereje imeri yanyu ariko hari ibyo utohereje hanyuma umaze gukora ahantu hangahe bivuze ngo ufite experience cyane imyaka myinshi. gusa ngewe hari uburyo ntesitinga experience rero umuntu haguruka turebe haguruka ndebe ko umuntu nkeneye ari wowe hindukira ariko se wakwegera hano ukanyegera ushaka akazi egera hafi nese niba ushaka akazi kandi udashaka kwegera manager urumva bimeze bite ukazi uzagashobora ngwino nkwereka akantu mu mashini nkwereka ukuntu akazi gakorwa wowe akazi wamaze ukabona ariko se ntabwo ushaka akazi kuramwe ngo nzi unyereke muri mashini ese wowe yawe ibyo bya mashini ugiye nisi uyu ushaka uri mu biki gusa uko bizi hari akazi k'ubuntu kabaho ntutonde ngo ukoreho urumva ngo urumva naguha akazi nta nabizo ariko abakobwa barasetsa ko nkora kure kugira ngo makazi ngo ukora iki ko ndi bukore bisanzwe si ntukambira umuntu akozeho wandikuye ese ko birirwa bakoreraho ubuntu wenda ashaka gukoraho ngo nguhe akazi ukavuga ngo nkwe akazi kawe se gashobora gukoragurwaho no gutanga ayo mabizu n'ibiki byose oya ni ibintu byoroshye nawe urabona nyine hano n'undi nese umwe office urona nawe gutwara iki ariko nibura reka gukoreho nkubiti iyo bizu mpite nguha akazi nkubita bizu sha rwose bizu mpita nguha akazi gira vuba reba dosiye zanjye urebe n'ibyo bisabwa Ese byose dosiye niba za- byujuje mu makazi niba nabyujuje ngo ibyo gushaka ako si nk'ubwo urajya hehe urujya hehe kirayaguze ubwo rero wumvaga naguha akazi k'ubuntu waba wiza ngahe se cyangwa wabyiniye zingahe genda agaha abana televiziyo uyu munsi nta kintu nkuyemo na kimwe
bisu ubuze ngambwira reba pasuwa yambaye ubuze baramuha akazi yambaye niyo mpamvu ari kurira ngaho nawe ndeba genze bitese ikarisi yawe irasiterera reka turebe ariko turebe ikibazo kiri ubaye iki izi ibintu bimbaho namwe bitababayeho ni ibiki se umuhanya anyaka amafaranga arenze umushahara nyishyura arishyura 100 asaba 200 nganyumvira muri nge muhango ntago yaba akazi nyumvira nkawe noneho ibintu urimo uravuga njyewe ibaze ko twaryamanye akambwira ko ari mu akazi none akaba akanyima nanjye yaragiye kumfata ku ngufu turarwanya ahubwo sinonoye iki cyoho mwifite ibibazo waretse wowe kudufatanya n'ibibazo umuntu yifite nese ukamubwira tugurane tugurane mwumve mbabwire mwaretse ko n'ubundi bibazo twese bitubayeho turi kumwe kandi nkaba ntuye hano muri iyi karitsiye mwese tukajyana mu rugo tukajya kubiganiraho mu rugo kuko ndabona bikabije pe ese wowe ntabwo bakwazi iki usiye ndumva mfite nasi nese ikibazo reka tujye kuganira abantu akubita byawe ubundi nese n'uyu musinzi muramujyana wasinze muhabana akagwa uyu urabana jya urasigara ngo twombe oya ujya heza tugendera atashiriza ese burahagaze harabikoreye simwe muracyakora cyane ko nabirukanye wenda ndi umuyobozi uri buze akazi nababwiye ngo nta kazi kari hano muve hano mugende ese kufite amagambo menshi ntabwo urakicaye hano n'igihe nakwirukaniye n'uyu musinzi muve hano mugende nta kazi gahari tureba n'uyu nguyu igihe nakwirukaniye muve hano mugende nta kazi gahari ese kuba watwimye akazi babwira nta experience mufite muve hano mugende nta experience nta kimigenzi nanjye uranyiruka mugende mwese bigende ushobora kuzahurira ahantu buriya nuko utabizi cyane banga nawe singemura n'abashomeri nta experience mwize wewe utegereje iki hano indi wowe hari undi uhetse se haguruka hano ugende wintesha umwanya cyangwa umagare polisi n'uyu musinzi muve hano mugende nta kazi gahari njye nakuvanga utamaye inkoni yanjye meza inkoni yanjye nigende ariko nanone kubera iri aho ngaho iri mu ntebe hamagara polisi urayikodesha yungutse ntabwo nagenda ntabwo yagenda bite byawe yungutse ntamereze amafaranga yunguka ikizi iki cyungutse yari irimo hano ku buntu se va hano ugere cyangwa umagare polisi wayihamagaye ko navuze ko hano nta kazi gahari urakora iki hano Yes, alo. Ni sawa patria makuru. Koma bagaize Sara. Ubwo wese ngenda hazi. Batanga wese ubundi. Ndahibuka. Nari. rero mwakoze cyane kunyemerera kuza hano iwanjye kandi tutaziranye duhuriye hariya tukaza nyine kuganira ku bibazo twese twari duhuriyeho ariko ufite inzira byose ni yawe ntabwo nyine igikoni banatetse batugaburira si ubundi wazaga gusaba akazi k'iki kandi mbona uri umukire akazi se nyine buriya kaba gakenewe rega ahubwo si unywa amata buri kunuka inzoga ahantu hose ahubwo wanze ndi bugaye na doshe ugakaraba ushaka kurya ibyo tubireke mwese mumeze neza urumva wamera neza ushaka ngo umukozi abatekere ni karibu Mwebese kandi ko muna mwaje kwa CEO bite byanyu sinahiruse ndiyukana ahantu hose ufite umushiha mugabo ntago ari umushiha mwageze hano mwaharangiwe nande mwagezemo sikatari wawe uratubaza utubaza iki hagiye sister hase ubunye kari muri ofisi yawe ra muri ofisi yawe umuntu yagucanga urushyi uko umuntu aba yakworoheye umumagare CEO ubwo sinzi umuntu umujana uko nteranya se tatambwira we bakwirukaniye iki harya
ibaze ko njye naryamanye na Devu akansezeranya akazi. Kuryamana nanjye wowe ufite amafoto cyangwa wigeze ufata yakuriye yababa we kigabura ese waretse kurwana wowe reka gikubitse n'izina ry'Imana ibyo tubireke biteye isoni twagera wowe bakwimiye icy'akazi yakoresheje pedansi gusa ubundi reka nkubaze urimo urafata amajwi yabo wowe uri umucamanza rata wowe bakwirukaniye iki ndakunda bakamanze mubaza uri umucamanza hano Ibyo se birakureba. mbese ninde ubarangiye hano waze tukavuga barabwira ngo muze munteranye nyine gatuvuge ubu ntabwo yagutsinda Ashobora kuba yarananiwe. aha ntabwo ari muhabwa iwawe akazi muri aha ntabwo ari iyi iwawe kampani aha ntabwo ari iwawe umuntu yagutsimbura iyo muhabwa akazi genda agasohokamo Tukiganirira uyu nguyu niba uvuye tuje gusaba akazi yaje cyangwa gusanga hano Wakoze ibikuzanye ukareka kutubwira wowe wazize iki yamuriye ituruye tugeze kuri uyu Ceka, Yewe. ibi birabihanira yewe tekereza njye gusaba uyu mugabo akazi k'amafaranga 25,000 y'ibihumbi 150 ambwiye ngo muhe ruswa ya 200 njye ngura 50 igicucu cyogoshe nk'inkende Sani. wambabariye ukamfata Oya, Wababariye ukamfata kwasi iyo Wababariye ukamfata kumubona ahubwo nasanze ndi guhita ntekereza ibyanjye noneho hanyuma se wowe byagenze ute ngewe rero niba nibuka neza nyohereza yankubise ibya bipapuro byo gusomeraho ngo mbisome biri mu gifaransa kandi nta gifaransa nzi si ukwimakaza umuntu oya sinzi afite umutima mubi ninde wabarangiye hano tubireke urasa nawe harya ufite ngo umutima mubi jotorasiyo And I am woman I too much. cyoze kandi yitwa yitwa neza yitwa Nyambo ariko se niyihe mpamvu urimo urambaza niba namaze kubirukana urimo urambaza You think say they wise? yitwa nyamba How many times would they tell you? natubwire rero wowe se n'iki cyakwirukanira yashatse kumfatira ku ngufu muri ibyo byose mwagiye muganira aba bantu bose bari kukubeshya inyamaswa aba bantu bose urashaka kurwana guys mutuze urashaka kurwana twagukubitana twese ubwo busore natuje oya tugomba gutuza kimba ibo gikurikira namwe mushaka akazi muri ceceka aho ngaho ubu njyewe yariye ko ntari gusakuza. uri ikigoryi yarakwanduje sibye ariko murya murya icyo uri ibiryo wowe manaje nakurishije iki sera witwa urusenda ahubwo umunyu niba utaranambere bavandimwe basise mwatuza ko turi wanjye unikomanukira ukareka umwana guteza akavuyo n'imyaka mu baturanyi bisa nkaho ego uri gukandagira n'imisego hanyuma se Ndabona nako gasuti manaje ndabona kari agasuti manaje gasuti You are a woman. tumuhamagarire sibo ahubwo gira uramuhamagarira se wahawe akazi nona niba uri n'umuhamagara agira vava ntisubiriye muri office so guys mutuze nimwongere kurwana umuntu uko yanahamagara n'inzego kohereza z'umutekano abasinzi ceceka ceceka Ntabwo nize kurya neza. utazamurira ntabwo nizo urimo urasinda wowe bambwiye Devu Wizere wa mugabo ngo wizere iyo gusa ndaguteza polisi amafoto ufite yegora ko gisabusa ubwo njye ntabwo twaryamanye gutyo gusa ndaguteza polisi ntabwo mpamvu bangana gutyo uri manekesi reka se nini ese ni ikikanga guys ninge sibo uriya kampani so ibi rero nabikoze kugira ngo ndebe abakozi mfite ni nyabaki kuko bajyaga babimbwira ko wakamara ruswa ufata abana b'abandi ukabafatiranya umuryamane kugira ngo wakaze akimbwa kashobotse yanyetse n'amafaranga ngenda y'umuhangi yansubiza ibyo rero nibyo nari naje kugenzura ibyo twabiganiraho kandi banje kunteza abasinzi nanjye ntabwo wabikora ngo ugendere kuri wa gatanu muhaye amafaranga yanjye amadolari 100 hari nanjye amafaranga muhaye mbere yuko mpamagara amuhaye 5,000 ayansubiza umwe amafaranga yanjye kandi usibye kubihakana nibyo bijya mu cyaro mu myaka yose maze muri iyi kampani umpembesheje kunyirukana imbere y'abasinzi usibye n'ibyo ngibyo kubera ko nari mbisi kutajya wemera njyewe nagufashe rikode ushaka nyikumvishe kugira ngo si ibyo nibyo ntabwo ari ngombwa gute se utarama amadolari yanjye 100 Jesus. banarayahasemo nkajya hariya hamwe wumvaga wizimbije n'akazi ubu se wowe uzamarira iki nta soko tugira hano ati birano
samari wumvishe ko nabifashe rikodi You think say they wise? yamukireba so rero igisigaye wowe kwirukana mu kazi reka uratanze ugasigaremo mabuza naramusimbura ese muri aba basinzi n'uri Mabuza duhamagare inzego z'umutekano ntabwo njyewe wagenda gutyo gusa agiye kubijyozwa uramwirukanye ariko ntabwo njyewe yagenda gutyo n'amamadorari yangisha na ntabwo leta byaragiye ahangaha ngewe mureke nisohokere uyisohoka si ikibazo utahe cyanjye kizajya mureke tumuhure twese tumukubite twagisha